Yesu nashimwe umuririmbyi wese w'umwuka aravuga ngo umakanya Yesu nze nkwegere. Ndatekereza ko uyu munsi Yesu yaguhaye akanya keza kumugisha ko kwegerana nawe muri iki gitondo. Umakanya Yesu nze nkwegere ngo kuko umwijima ubuditse mu isi, ariko no mu gihe gikomeye Yesu umakanya nkwegere. Nejejwe rero nuko Imana yabahaye akanya ngo muyegere muri iki gitondo cyiza cy'umugisha, kandi umwami Yesu numwegera uramukuraho byinshi, urasa nawe kandi urahinduka, uragenda urushaho kugwiza imbaraga z'umutima ndetse urushaho kuva mu bwiza ujya mu wundi. Mwifurije kwegera umwami Yesu muri iki gitondo. Umwami Yesu ntaguha umugisha. Mwifurije kubana nawe mu byo uri gukora byose, mu kazi kose, muri gahunda zose, ahantu henshi hatandukanye. Ugendane na Yesu kandi ubane nawe. Mu modoka ugendane na Yesu, mu kazi kawe ugendane na Yesu, mu bikorwa ugendane na Yesu, mu bikurushya ugendane na Yesu. Niyo nshuti yonyine itagusiga, nitaguhana, nitagutererana, nikuba hafi ku manywa ndetse na nijoro. Papa na mama bakureka, inshuti zaguhana, umuryango ntabwo wagera aho ushaka, ndetse n'umwe ashakanye ntiyamenye ibibazo byawe. Ariko Kristo niwe nshuti nziza, niwe tuganyira kumva. Nta banga riba hagati ye n'abana be, nta banga riba hagati ye n'abakunzi be, kuko amenya byose, ibyo twibwira n'ibyo dutekereza, ibyo tumubwira n'ibyo tutamubwira. Kristo ababizi. Imana ishimwe cyane. Mwifurize rero kugendana na Yesu umunsi no kubana nawe mu bintu byose uri bukore. Wegerane n'Imana kandi ubane n'Imana. Uyu munsi upfire muri Kristo Yesu. Muri ijambo ry'Imana rivuga ngo ahirwa abapfa bapfira mu mwami. Umwuka akavuga ngo ye baruhuke imirimo n'imihati. Twaje gusanga neza yuko gupfa neza muri Kristo Yesu ari ugupfa ukiriho, ugapfira mu mwami. Ugapfira mu mwami, ntubone ibyo abandi babona, nturebe ibyo abandi bareba, ahubwo ukareba ibyo abera babona, ukareba ibyo abakiranutsi bareba, ukareba ibyo abapfu bose babona. Pawulo yaravuze ngo sindiho, ahubwo Kristo uri muri njyewe. Napfanye na Kristo, none sinjye ndiho. Imana ishimwe cyane. Mbifurije rero kuba muri Kristo Yesu no gupfira muri we, hakazuka Kristo twe tukabura, kubera yuko niwe ushobora byose. Uyu munsi rero twese mu kiganiro cyacu buri gitondo hamwe na Yesu turaza kuba tureba ku ijambo rivuga ngo ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima. Imana ibaha umugisha kandi Yesu arushaho kubagirira neza cyane. Tugiye kureba ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa. Turareba igice n'icya 16. Ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima. Ibyakozwe n'intumwa igice n'icya 16. Hanyuma turahera ku murongo wa 23. Aravuga ngo bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane. Nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga, baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro n'inzu ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka, iminyururu yaho yose iradohoka. Imana ishimwe cyane. Twari ku ijambo rivuga ngo ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima. Sinzi ibihe uri kunyuramo, kuko murabizi ko tuba dufite igihe gito muri iki gitondo cyo kuganira ku ijambo ry'Imana. Sinzi ibihe uri kunyuramo, ariko ibimara imbaraga z'umugenzi ni byinshi, ibikuruhije ni byinshi. Ngo bamaze kubakubita inkoni nyinshi cyane. Sinzi ibikubereye nk'inkoni muri iyi minsi, sinzi ibikuruhije, yaba ari imyenda ufite, yaba ari amakaradi ya banka, bwaba ari uburwayi, waba ari ukwangwa, byaba ari ugutabwa n'umuryango, hari inkoni nyinshi zikuri ku bitugu, byaba bihari, byaba ari byinshi. Hanyuma ngo bamaze kubakubita inkoni nyinshi cyane, babashyira mu nzu y'imbohe. Hari ahantu waba ukingiraniye muri iki gitondo, hari ahantu waba uri kubera impamvu. Abantu bagabo bari bashyizwe muri aka kaga kubera impamvu hari umukobwa ngo waraguraga utewe na dayimoni, amara igihe abegenda inyuma, nuko barakebuka bacya dayimoni murimo. Umukobwa arakira. Abari bamufitemo inyungu rero bagumura abaturage, bangombwa ko abantu bafungwa bazira gukiza umwana wa Aburahamu. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero ndagira ngo mbabwire yuko umuntu aboherwa mu bintu byinshi bitandukanye. Inzu z'imbohe ni nyinshi kandi ibikugora ni byinshi. Hanyuma
ku murongo wa 25 ngo ariko mu gicuku Pawulo na Sila bararirimba twavuze ijambo rikomeye cyane ibihe ntibikakumara imbaraga z'umutima. Inzu y'imbohe sinzi yariyo waba ufungiranyemo ibyago n'amakuba uri kunyuramo akaga gatandukanye, intambara nyinshi, uruvugo, kwangwa, gusuzugurika, gutukwa n'ibindi bitandukanye, ubukene, gukubitwa, ibintu byinshi bitandukanye waba uri kunyuramo bisa naho ari iminyururu bakubohesheje, bisa naho ari uburibwe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo bararirimba ibihe ntibikakumara imbaraga z'umutima. Biravuga ngo uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi. Nshuti bene data, nta kintu gitera igishyitsi mu bwami bw'umwanzi wacu nko gukomera ku munsi mubi. Nta kintu gitera umushyitsi, nta kintu gitera umutingito, nta kintu gihangayikisha abanzi bacu nko gukomera mu gihe kitari cyo gukomera, nko gukomera ku munsi mubi, nko kuririmba mu gihe kitari ngombwa. Nk'aba ngaba bararirimbira mu nzu y'imbohe, nko kuririmba mu gihe kitari ngombwa, nko gusenga mu gihe batekereza ko utakibasha gusenga, nko kuririmba mu gihe batekereza ko inanga zawe wasimanitse. Ibi ngibi bihindisha umushyitsi ubwami bw'umwanzi. Habaye igishyitsi kenshi cyane, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, aho bari bafungiye haranyeganyega. Imana ishimwe cyane. Ikintu kibasha kunyeganyeza imfatiro cyangwa se inkuta zikugose, yaba ari iz'ubushomeri, zaba ari iz'ubukene, zaba ari iz'amakaradi, zaba ari iz'intambara, zaba ari iz'ubupfubyi, zaba ari iz'ubupfakazi, zaba ari izo kwangwa, zaba ari izo gutukwa. Ikintu gishobora kunyeganyeza izi nkuta n'izi mbaraga zikugose nuko ibihe bitakumara imbaraga z'umutima. Mu gihe uri muri gereza y'ibyo bintu ukaririmba, ugasenga, ukibuka Imana ya Aburahamu, ukibuka Imana yawe, ukibuka Imana ishobora byose, ukibuka Imana ikora no muri gereza, ukibuka Imana ikora no mu rupfu. Iyi Mana dukorera ifite imbaraga z'indengakamere zibasha gukora no mu rupfu. Imana ishimwe cyane. Irazura, irarema, ishyiraho ibitagombaga kujyaho. Aburahamu yuzuye umwuka cyangwa se Aburahamu yuzuye kwizera, aravuga ngo ndabizi neza yuko kubera mu maisha nshaje niyo yapfa yamungarurira akiri muzima. Umva umushinga ukomeye wo kwizera. Ikintu gishobora kunyeganyeza ubwami bw'umwanzi kigahindisha umushyitsi abanzi bacu ari bo badayimoni na Satani, nuko ibihe bitatumara imbaraga z'umutima. Yareka nkubwire ngo muri iki gitondo sinzi ibihe uri kunyuramo, ntabwo nzi intambara zawe, ntabwo nzi akaga kawe, sinzi ibyago bikugarije, nta nubwo nzi impamvu zawe, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima. Ibihe ntibikumare imbaraga z'umutima. Komeza wegera Imana. Mu bihe bigoye egera Kristo. Mu bihe biruhije guha akanya, uze umwegere. Umwijima ubuditse mu isi, Yesu naguha akanya. Intambara zibaye nyinshi ku buzima bwawe, ibihe ntibikumara imbaraga z'umutima. Nicyo cyonyine kizahindisha umushyitsi imbaraga z'umwanzi. Nicyo cyonyine kizatera ubwoba ababisha bawe. Nicyo cyonyine kizabahagarika umutima. Nuko ibihe bitakumara imbaraga z'umutima. Nuko ukomeza gukomera no mu gihe kitari cyo gukomera, ukaririmba mu gihe kitari cyo kuririmba, ugasenga mu gihe kitari cyo gusenga. Kubera iki? Nuko iminyururu Satani akubohesheje, aragira ngo uze kwicwa no kwiheba, uze kwicwa n'agahinda, uze kwicwa n'umujinya, uze kwicwa no gusuzugurira Imana. Hamwe ugera ukavuga ati Imana yarantaye, Imana yaranyibagiwe, Imana ntikinyitaho, Imana ntago inzi, ukagira ngo Imana ntikuzi koko. Ariko iyo abivuze niyo kwizerwa. Mosegeze Imana igiye gutuma Mose arebwa ati sinzi kuvuga, iravuga ngo uwaremye akanwa ntashobora no gutuma kavuga, si uhumisha kandi agatanga no kureba. Imana ishimwe cyane. Ni Imana ishobora byose nshuti yanjye. Ni Imana iteye ubwoba, ni Imana yo kwiringirwa, ni Imana y'amahoro. Ibihe ntibikumara imbaraga z'umutima. Byuka ujye muri gahunda zawe zitandukanye, ariko mu byo uri kunyuramo uyu munsi wa none, ibihe ntibikumara imbaraga z'umutima. Ndabizi neza yuko impamvu ibiri inyuma yo kugira ngo wowe ushyirwe mu nzu y'imbohe, ukubitwe iminyururu ingana ityo, byari ukugira ngo uhakane Imana yawe, byari ukugira ngo Imana yawe utongera kuyikunda.
byari ukugira ngo utekereze ko Imana yawe yakuretse. Ariko uyu munsi muri iki gitondo reka ngo itangazo rivuga ngo ntabwo yakuretse, ntabwo yakwibagiwe, ahubwo wowe yigirira icyizere no munsi w'imbohe. Hagati aho bakujugunya aho ngaho ongera uririmbe, ongera usenge, fata ku nanga zawe, wongera ucurange, wongera uhamagara Imana, wongera unezererwa Imana, kandi wongera uzura umwuka wera, umere nka Yohana ku kirwa cya Patimosi ku mwuka w'umwami Imana yarimo, ku munsi umwami Imana yari mu mwuka. Ongera ubane n'Imana, ongera wegera Imana, ibihe nibikumara imbaraga z'umutima. Nakubwiye ngo sinzi ibyo uri kunyuramo mu gitondo, ariko narenzenuwe no kukubwira ngo nibikumara imbaraga z'umutima. Hirya gato hari ibanga. Imana ishimwe cyane ngo habaye igishyitsi cyinshi, inzugi za gereza zirakinguka. Mu gihe cy'Uwiteka Imana hari ibanga. Wowe ririmba, senga, kora ibyo ugomba gukora muri gereza, muri iyo nzu y'imbohe ushyizwemo n'umwanzi, cyangwa se ushyizwemo n'impamvu z'uko Satani akurwanya. Wowe komera, ntucike intege. Imbere gato hari ibanga, hari uguhindisha umushyitsi abanzi bacu, hari ugukingura inzugi ntawe uzikozeho, hari ukumenagura inzugi z'ibyuma zituri imbere, hari ugukora ibihindizo by'imiringa, hari ugutabarwa kw'Imana, hari ugutabarwa kwihuse, hari imbabazi zishobora byose, hari ukugirirwa neza n'Uwiteka Imana. Ubutabazi bwawe bukuri hafi. Haleluya. Bana n'Imana, imbaraga zawe ntizirangire, ntutenebuke. Hindisha umushyitsi ibirindiro by'umubisha, kubera yuko wakomeye ku munsi mubi. Yesu naguha umugisha rero, kandi uze kuhaha uronke, ugubwe neza uri kumwe n'Uwiteka Imana. Ugire umunsi mwiza kandi uhabwe umugisha n'Uwiteka. Shalom shalom.